wabwo yirimbe ririmba impara ubu nubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi simbona untabara bare this way nasengera bukira simbona umerekeza imbwa igahondwa kunzi banjye ndahari munshyigikire nimba ikibe naketse nakiretse warakiretse arije wareka ikihebe kiturishije igisasu kaza ikihebe gitera icyuma gusa ari cyo gitera isasu n'igiteye icyuma giteye icyuma ntacyo cyanwa aho nyine aho twagusanga tuvuga ngo nzovu yitabye Imana ni hehe ako iyo umuntu yapfuye reka tuye turebe iyo umuntu yapfuye ntabwo aba atekereza nubwo banamugaya nisundi wagaye umurambo tuvugisha ukuri iyo umuntu apfa aba yapfuye. Reka tuikaze kuri Epic Media twizera ko byose ari sawa cyane. Nzovu yo bavuze epic bisobanuye iki? Epic gereranya urwane nacyo ukikirwa nacyo epic ni kwavuga ngo tap kuri tap ni nabyita ni igiye kugihe ku munsi uzuko wagira ngo inzovu zicyongereza man marese nakubona wambaye ikoti uyu munsi mvuye mu bukwe kwembe nk'abasaza ndi umusaza n'ubwira abasore bakwambara ikote nk'iryamanase ariko kera nge uretse se ndavuga nk'abasaza iri kote uretse banza mvuye wari kuri umusaza wari waryambara ntabwo ndaryambara kubera iki kandi uri umusaza iri kote na baryita mbwire nzovu impamvu ikivuzo impamvu nyambaye n'ubundi munsi na terror y'abasaza tuvuye mu bukwe hara kuri njye wasabwaga umugeni ntabwo uri umusaza kubyumva hara kuri Harmony Hotel hano Karuruma hari ugato ukiza mu Karuruma ni hotel hari Harmony ubuno kuwanga inzoga niwe bari kuzishyikiriza ninge bazishyikiriza niwe bari kuzihereza nabanje kubaca ageze igihe urabona uruhara rwashe umusaza ikibazo namaje kimwe nzimubazanire yo muzehe yitwa tuve kumwita muzehe oya ni Jean Dodier nibyo nteko kwibuka neza ndagiye inshongore ndagiye inshongore baze inshongore ko tuzi ko ari amazina y'inka ari inshongore n'ibiki uragiye inshongore uwo mugabo nse nawe witwa inshongore niwe witwa ko aragiye inshongore urwango yabyaye abakobwa cyane oya n'abatunzi ubusanzwe nagomba kubwira ngo amashyo undanga amashongore turatwo n'uducumu abashumba bahanganishaga n'umwana je kuwanyaga ariko inshongore bavugaga mu biye n'ubutunzi bwabo mu nka ndagiye inshongore urwango ninagiye inshongore wamukubiza akabazo amakuze ikibazo nsanga gusanza hize ariko nta bandi bari kukimenya nambwiye ngo usanze dutaramye inka tuvuga inkomoko y'inka abantu bavuga ko bose ari abatunzi usanze dutaramye ariko igitaramo cyacu imbata yacyo ni inka nuko namubwiye imbata y'igitaramo cyacu ni inka nubango titre topic y'igitaramo cije ni inka nsanze dutaramye inka dutaramye inka muri make imbata y'igitaramo cyacu ni inka nagize ngo nzirambata ziba ziri mu kabande imbata ntago yizi tubwiremo ukatatu y'imbata imbata niza zifite zitatuye zifite amaguru arimo akanogo hanyuma imbata ya kabiri imbata wowe y'ubutwari nzovu ni imbata y'indaya imbata y'indaya zibaho ni wa muntu waheranywe n'uburayi wowe nzovu wundi uri imbata y'iki ndi imbata yo gukunda umupira yego none se ndi imbata yo gukunda umupira kanyamuca none nago nakabaye ndi imbata yo gukunda umupira ejo azakina APR uyu munsi araza gukina APR na Resport nejo bazakina ejo kugano tugize kwa gatandatu mushobora kukibona ku cyumweru ariko tuvuge muri rusange ibintu bitari ngize n'amahirwe ndi kumwe n'ufana APR ngende umureyo very nice yegera kugena neza cyane derby niki derby ni amakipe ahura agahuruza n'abakunzi babo benshi ni match ba bitewe dushagura muri championnat mu gikombe cy'amahoro nta
APR na Sport ntabwo bajya bakora umukino wa gishuti ndabeshya ubundi derby ni amakipe bahanganye umukino uhuza amakipe ajya kunganya ubushobozi ahanganye ntabwo ari ubushobozi ibyo mvuga mu bushobozi ni ibikombe APR turusha ubushobozi none se kankubaza mu bushobozi derby ni amakipe agiye guhura ahanganye afite abakunzi ni amakipe aba mu mujyi umwe ntabwo ariyo mpamvu nibyo ni ukuvuga ngo Manchester City iyo ihuye na Manchester aba ari derby niyo mpamvu derby ni iki se buretse abakunzi bacu bazabitubwira derby ni Real na Barca ziri mu mujyi umwe nazo none se Yanga Yanga nanoza na Simba bari mu mujyi El Clasico ntekeza ko ariyo derby ya mbere ku isi hari sibyo ihuza Barca na Real ariko ni El Clasico nibyo okay ntacyo none ziri mu mujyi umwe harya nabo bajya niyo ya mbere ni nayo ya mbere Respo ni bisobanuye uwango unlike Sporting a derby is a match between two local clubs that are geographically close to each other urumva n'abantu n'amakipe abari geographiquement hafi abari mu mujyi umwe niyo derby bahanganye nkuko Marina na Etincelle ni derby urumva nkuko ubona Mukura n'Amagaju it doesn't matter mu kuba ngo ikipe imezikaze derby bavuga ko n'amakipe tuvuga ngo aba mu mujyi umwe n'amakipe afite abafana Rayon Sport iba Nzove sibyo cyangwa yaravuye iba mu Nzove kuri score APR kitoreza Ishyorongi Ishyorongi yakiba Kimirongo ni Ishyorongi urumva birasa nkaho byegeranye niyo derby ubundi abantu benshi bavuga derby yaba derby tanagira icyaka turabatsinda Nzove nyamakipe ajya guhura abafana bose bakavuga ati niyo nka bagiye kura iyo match Nzovu ariko uriyemera ko tubatsindeje ko turara ku mwanya wa mbere badutsinda kuki nyine ku mupira ku mukino w'ejo nta mupira ndusha nuko rutazamu wanjye yavunitse umuzamu wawe se ari tayari we Kadima ari tayari sha Kadima ari tayari ntabwo uje mu mutera amabuye ariko nawe asigaye atsindwa ibitego bya Nuza bya hobyo none se reka kubaza Nzovu bajya bavuga ngo ari prediction ujye wumva muri radio ngo reka dukore prediction ya match ibintu nk'ibyo prediction uba wumva ari iki prediction ni ukuvuga ati mfasha abafana ba APR n'aba Sport tugiye kubabaza nkuko bw'iti buri wese arivuga ibigwe mana safana APR kamfana rero mana prediction nuko predictinga nuko ngo prediction tuvuge prediction nivuga we wize ni cegeranyo ukavuga ati utumurikije uko amakipe yacu ahagaze biragenda bikina gutya cyo kora ngeyo mbivuze hariya tajemo kubera ngewe inkizwa na n'ifilimi rya nyuma nongeye mbwira abanyarwanda yuko none byejo kuko isifura nyuma n'undi aza kubaho hari harabamo kunganya ku bitego cyangwa ubusa ku busa ashaka kuboneka igitego kimwe ubusa ku busa ariko nukunganya ngewe uriya mukino sinkubona kunganya urabona APR ikubita rero rwose turayiba VAR yaraje match ni ku mahoro VAR yaraje nibwo bwa mbere igiye gukoreshwa ejo ku mahoro none se byabinye numva ngo muri championnat ngo penalty ngo bayibye ngo VAR yaje ako na VAR nubona ko yiba rimwe na rimwe abareba imipira y'Iburayi ntajya urabona ngo cegera hirya gira hino na neza bose nicyo nzi cyo nuko Nzovu ubushe twaranganyije dufite abakinnyi nkabange umva impamvu nge icyo nshingiye mani buvuga ko turi gutsinda hari abakinnyi bagira kuri 4 cyangwa 5 batakinnye umukino w'ubushize kandi bagomba gukina namwongeye mu gice cya kabiri niyo kuvuga bari batatu barimo Kiwanuka harimo Denis Omedi na Watala bari abo bwabo gasoki nimwayibye buretse nyine nimwayibye wari uhari warawurebye mukino warawurebye gasoki match yarangiye gute yarangiye busa ku busa ariko wabonye igitego muracyanga ni twanga igitego cyane umusifuzi arakenda nyine kenshi na kenshi VAR iraza gukemura gasoki barayibye APR yarayibye ubu nzara umure okay manasi ndakubomora ako Nzovu ubundi rero nagwa kina amagambo ejo uri tayari kujya kuribira match ndayijyaho uri tayari saa 9 kuba ubu ngubu ngiye kwanza nagira ubusayi sinemeye kubomorira ijoro umuriro ntabwo abomora ise tunajya no kuri iyo sije njewe Nzovu abantu mana njewe sinzi njewe biranze Nzovu rwose ni inshuti yanje ariko Nzovu nawe kabisa akomeje kudutenguha
aho bigeze rwose ndumva kudutenguka ndikuvuga batengura ibicyayi yakangongo cyano zabaye nyinshi aragushuka yaka avugisha urabona muri iminsi mfite abantu bakora ibiganiro barimo kundwanya yakamwana ibyo bintu nawe yagiyemo mu bakurwanya ze nawe yagiyemo ndani inshuti yamusanga kabisa nagahiye byihore nese kuvuga ngo amahito bicano ngo gutya na gutya njya kuri zacano se zigabura bo bajyaho ya Nzovu nicyo ubwira abafana bawe abafana banjye abahorana igishika kubera wowe abafana banjye abafite igishika ndabakunda namwe mwangira inama ariko iyo urimo kujya utera imbere hari abakurwanya bakavuga bakajya ku wundi wita ubicano bakavuga bakunzi banjye ndahari munshyigikire nimba ikibe naketse nakiretse warakiretse arya wareka ikihebe kiturishije igisasu kaza ikihebe gitera icyuma gusa ari icyo gitera isasu n'igitera icyuma gitera icyuma ntacyo cyantwara ukoze mu cyuma nawe ndetse ari imbunda n'icyuma hakomeye utwumana sinaho warabiretse ibyihebe nzavuga ko nta mufa w'igikeri uratwe turi kubona ko nta mutindi utumbise kurume none se Nzovu umupira wa ni kampani uri kwamamaza reka tuyamamaze n'ubundi nawe ntabwo niwo kwiyamamaza ni n'ahantu bacuruza amatelefone ya Tekino cyangwa ibiki bamaye umupira bama n'amafaranga n'agakapu keza na telefone ubwo rero barakubwira ngo uzajye ugenda telefone ndayifite ahubwo mbere ndashaka kubwira abakunzi banjye bamwe batangiye kuvuga ubugambo bahebe bankene ngo telefone yarayigurishije ndashaka kuzayerekana ejo mbere yuko tuyo kuri match ya Rayon na APR nibura igisaje azitanga dukore hakiri kare na manasaza bari twakora saa sita ku zuba tutategereje aya masaha telefone nyisa nande Tinyimana imbere y'Imana iyo telefone irahari ndayifite iri he kano kanya iri kwa Musana imbere y'Imana ndayifite Tekino bayita Tekino Pop 9 Pop 9 zose bama charge yayo nakuteza byose birimo none kuki utayikoresha nze imazi iki wayiguhaye niyo mutari kwikoresha n'indi mucene wancyamo programu Musana samaze iki kandi Musana nangaze gushyira mu programu cabyihorera Musana yabishyiramo ariko yabirangije umukozi we ni uyibitse bazi Musana nta kibitse bigeze ku mukozi uzafata abantu benshi b'abagabo bazi ubwenge ugenda utupindikanye ariko telefone ejo nzayibereka Nzovu ejo wavuze ko uzayikora nyuma y'imba tuzakora ikiganiro saa sita ko nta mutendo utunguse twacyanza tukahita tujya kuri match ya Rayon saa sita tuzakora ikiganiro akaririmbo Amviroke se niyo yacu reka Amviroke ni igezweho se katurebe sina ndirimbo ya The Ben n'ubu ngubu niba uramenya umuntu wago The Ben indirimbo se nayimenya gute touch itarakoreshwa nimba yiguhaye ukamaze icyumweru cyose uyifite ntacyo urayimaza byo bimaze iki oya turirimbira akarimbo ka zikora n'umuntu avuga ati uzi indirimbo yambonye basi mbonye se ngende umurokore wabwo yirimbe ririmbo y'impara ubu nubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi simbona untabara bare this way nasengera bukira simbona umerekeza imbwa igahondwa imbwa igahondwa abantu benshi baravuze Manase baravuze ati muri iki gihugu abantu bakunda ziriya aferi ngo Nzovu n'uwambere uravuga ziriya aferi za mikoro Nzovu uzi ko ari sharp no ku myaka 50 shabyiwe nohere yangiyeyo ngo atindayo Nzovu niko yambwiye ngo atindayo ntabwo ntindayo urabanguka igerayo amahoro ntabwo gitinda nka kera gerayo amahoro ugere hari ahantu nta gisi duhenda uzi ko Nzovu igihe cyose nyine gutindayo navuze ngo mu murimo ngo ku ntege uragwije ndakuze ndashaje nsingishoboye ariko kera wari ugwije intege nanjye nzifite bakugayo umubyimba bagashimwa bakawushima babonye umubyizi ese Nzovu tubwire nk'umugani uzi wacira umuntu wenda ku bantu cyane cyane abantu bareba X-Large bahora bagira igishika kuri wowe bahora bakwibazaho cyane umugani w'abakira
naguteye icyo ntazi ntabonye ni igisakuza wanturiwe ubuto bwa sona nyoko mu gitondo umuntu mpaye akantu yanditseho ngo inzovu kimwe manase ubusa turi kuri Serenity n'abakobwa babareyo baje bamarayika bari kumwe oya ndavuga icyo gihe kimwe kiganiro yakaza amakara kantu baje inzovu ngo nzovu mbwira ngo utazakara ifumbwa arazi ndavuga ngo wararushye ku kibazo by'indushye bakanyuje banditseho ngo manase 0 inzovu kimwe none nawe ngo vuga umugani wacira umuntu ngo nawe turi utazo cyabonye ubuto bwa sona nyoko nzovu ntago yarushye nzovu ntago yigeze aruka umuzi ko haruhukora nzovu yarushywa ako reka tuvuga akantu kari seriyo gatoya n'ubundi kagaruka kuri nzovu araza kwihangana ntago ari ukumwinjirira no kumubaza nibyo tubitekerezaho abantu benshi nabonye bavuga ko internet itibagirwa bavuga ati kandi urubyiruko rwa nzovu ruri kugenda rukura rumenya ubwenge abana be akiri kare bikiriyaringe uvuga ati mba ndi mu kazi mba ndi kwakitinga maze kuvugana na Sandrine ajya gusenga anyatsa amafaranga yo gutega oya nabamwe kuvuga amafaranga nyine ujye ubyibuka ko ibi bintu sometimes bazagira gutya bakajya bafungura bakareba bazafungura se ngewe hari ibibi mvuga kubomora no kubomoga senya igikuta kandi agisenga no guhebebya nta kibazo akantu ko kayoga ariko nzo wakasubiyeho biseri akanosi kamwe do arareha uraranganyije amaso aranganyije amaso abona ka miyera cupa ryavaga ariko nibira bavuga ngo uranganyije amaso barandika ngo kwa muri wino ngo barandika nanjye rero ubuza ngo mwigane uriya muntu biga mwigane abanyamakuru bakoje ngaho abanyamakuru bakoze muri wino barandika bavuze ko wari ugiye kwiyamamariza i Bugande BCBC sije arwaye afungiwe yanze ngo kurya ngo agiye kwicisha inzara ubwo twageze Kigali barandika akantu ko kuraranganya naguvuzemo kurangamisha amaso none bakoze muri wino barandika bageze Sodoma ya kamwa narimo gukubitwa n'indangamirwa ipima 90 ubwo yahamagaye ngo nzovu ngo mutabare nzovu arimo kuribwa inzara n'amakwine ubwo habuze utabara undi none mu gitondo nzovu yagiye gusura ya kamwana aho yararwariye mu bitaro by'Igikondo ubwo uracyakomeje nuvuga ngo wakoze muri wino urandika nzovu ubu ngubu iyo utaba ibi ngibi uri gukora ubu ngubu ubu ufite ubukora iki banarasasa ubuntu uri muzima Imana kurema izi kizakubeshaho Imana njya kundema ndirimba ntawe yabanje kubaza nawe yigiramo ariko uri umupapa umaze gukira ko wamaye bitanu urufite 500 na uyajyanamo ikirura sorry gute Nzovu ari kuri umuntu ashobora kukubwira akabura ngo storage sebo storage sebo ugamba ki warunge yego none ugo turi mu kigani uri burugi warunge kiri kijya ndiyo inyi ndiyo nyine uri ndiyo ndiyo inyi imoka cyangwa yabira nzovu ibirunge ni ibiki ni amavuta y'inka arungarunga urayaryaho sinywa amata n'ibirunge sinjya mbirya kandi uvuka ibwami ngo zuri butari inturi ese nzovu izi nkweto ariko nuko wenda tubivuga abantu bakagira ngo izi nkweto tubanza ndahinduranye iyi kampani nyambika ubwoko bumwe nta misumari dushobora kubona bamara kumusiga kore hariho fataguru bashyira ko fataguru basize supaguru ubona ubwambaramo utazumaniramo buri munsi rero nzovu sinzi kunamera avuye hose gerano akaba aribwo atangira gusiga nyine aba azinywera iyo kuri satina zina zirushaho no kuzizengurutsa no kuzizunguza azicugusa kandi uzamaze kumuzonga rero kutazinywa uzunguza iki nzunguza ubushera bw'ibabike ibyumba nese nzovu ndagukunda chanza ufashe undi warampemukiye nguye muke ko nagwe muke gute
nimba ari ubutaka twaguze reka tujye muri imitasiyo emigration Nzovu ni inturi ni umuhire reka ngubwe cyangwa cy'ubutaka noneho abantu bakurimba ubutaka cyane ushaka ushingurwa ari uriya mukobwa twazanye anejo yaravuze ngo ngewe noneho mfashe Nzovu ndi wa kane mubonze ngo Nzovu ngiye kubaseriye ngo Nzovu noneho we ikintu nzakora ni ukushaka uburyo tubona ahantu umurambo uzaca kuko buno umurambo urugo umurambo iyo umuntu apfuye umurambo ariko banawurenza urugo bakawuzamura hejuru ndetse ari ubugikeri cyangwa imbere bazasezerera aho nyine aho twagusanga tuvuga ngo Nzovu yitabye Imana ni hehe ariko iyo umuntu yapfuye reka tuye turebe iyo umuntu yapfuye ntabwo aba atekereza nubwo wanamugaya nisundi wagaye umurambo tuvugisha ukuri iyo umuntu apfa aba yapfuye uwakugaya yaba ari wapfuye ahugariwe niyo mpamvu nta kintu babikubwiye ngewe ntacyo tuza kuganira ahantu bati ngewe ntabwo nicuza ntacyo nteganya ntacyo nicuza ibyo uteganya wowe urimo gukora ubu ngubu hagiye bizaribwa n'abandi nyine bikaribwa n'abandi uri umugabo yapfuye umugore akarongorwa n'abandi barya imitungo yawe none se bwo udakoze ngo uri kujya abantu batazabirya ubwo nibyo byiza se buriya shabyihore ari umugani twamushyira ujyanye n'ibyo ngibyo indi nuvuga ngo uyirindiriza gukora ibyo ngibyo wanga kubikora kugira ngo bitazaribwa n'abandi nicyo uvuga shabyihore ngenzi umudamu umugabo yarapfuye nyuma nyine tubwire wowe wanga kubikora kugira ngo bitazaribwa n'abandi ndakose mfite iki amaboko no mu mutwe hazima Nzovu ari umugore werutse kwitaba Imana ariko ngo abwira umugabo we kuba bari bafitanye abana batatu abwira umugabo we ati uzamenye ntuzagire ntuzashaka undi mugore bijya bisobanuye iki biriya bintu mani mbuvuze icyo kintu birababaza birababaza uzi kugira ngo babana bawe uwabivuze n'umugabo cyane n'umugore umugabo niwe wapfuye cyane umugore apfuye umugore niwe wapfuye ariko asaba umugabo kutazashaka ni kwa kundi abagira ngo bivuze kwera yuko wa mugabo usiga umugore atazashakira muri ba bana kandi nanjye koko Manase buri uri umugabo ukitaba Imana cyangwa umugore agapfa umugore akasiga kuba icyo kintu ufite abana nka babiri cyangwa batatu Manase bari abantu uzabashakamo undi mugore abana uzagumane nabo nushaka kubomora ujye kubomora hanze mu rugero nawe buri kumwe n'abawe turebe indi wowe ndiso mama Sani ntabwo apfuye we nyine n'ubu buri kumwe nabo ubu bimenyereza naramuka napfuye ntibizakurushya we wabishobora umugore agusigiye ubwo butumwa n'ubu ari kumwe ntarabishobora nabishobora nani cyo kora jone handuka turi twishingura umugore wamubyara wanje nawe niyo jambo rero musabye mbaje kantu ngendeye ku byo watubwiye kubera yuko uyu yaravuze ngo usiga ibintu ngo bikaribwa n'abandi umugabo mu gahinda kenshi yarihanganyira arivuga ati uyu mugore ajya gupfa amagambo yambwiye amaze kuremba abona ko kubaho bitagishoboka yarambwiye ati dore uzite ku bana ariko ntuzigere ubashakira mu ndi mugore niryo jambo rivuze ajya kwiyicarira abagore ntibizera ko mukase yakurira abana we abivuze ko abagira ngo ntabwo ari kwikunda ahubwo yakunze abana be aravuga ati byanga bikunda uzaza ntazabaho urukundo rungo narakabahaye aniye yanaza ahubwo agahindura na wa mugabo n'umugabo rwaye bakundaga rugashira tuvugisha ukuri nk'uwo mugore wabwiye umugabo iryo jambo umudamu yarapfuye koko uwo mugabo yakongera gushaka undi mugore mu bana afite abana batandatu nazanja kubomora hanze wowe ni ibisanzwe no mu mabuye wabomoramo ariko abana bageze ntabwo nabicishaga inda nyina yarabivuze ariko uzi nkonje babakubita ariko tunagaye umuntu ushaka gusanga umuntu uzi neza ko afite abana ubizi ukamwangira abana niwe nta rukundo bumufitiye nzovu ndabeshya se wemeye kubana n'umuntu uzi ko afite abana ukazanwa n'umutungo niyo mpamvu uzajya wumva abenshi barabaruga ntabwo ujya wumva nyamabonda hanavuga ngo arashaka kurongwa ariko ngo arashaka umukobwa utarabyaraho kandi iyo kibifite abana nasura yirukanye yari yabyaye uwango we aratekereza akavuga ati ashobora kuza yabazana bikajya biba ingaruka n'ubundi ariko wakunze umuntu mukajya kubana mukundira be
abe babantu ariko nanone bemere mu ko baravuga ngo niwe ushaka kurambagiza umugore ufite umwana ukunda umwana utereta umwana warubiza ku kantu nzovu genda bizi ndabizi buriya wanyura ku mwana w'umugore ukamugeraho ariko wafasha wa mwana ukamwanga nyina ntabwo umukunda hano bagera rakanga abana wa mugore afatira umuvandimwe twabangize ko mfite abana none urabanga kandi kubanga n'amakosa reka duce n'ubundi buri sengere yigendera uko ese nzovu ubu ngubu mama Sandrine agize gutya ko mutigeze munasezerana akibonera umugabo wababara akarera bari abana banjye bane uko umugabo yigiye yonyine mama Sandrine akabona umugabo ndetse umugabo mukunda muri bari abana bane nini biramutse bibaye birahari rwose nta kibazo nta kibazo ariko uba wumva ko kubera abana bane ariko reka mbikubwe bagiye kubana bagasezerana yama bari abana banjye bane ngewe tukabana he mu rugo n'ubwo butinde buje muri icyo kibazo mu rugo bajya kwa ruzari bahita yikodeshereza zoberega ubu ngubu nuko nta kintu kimusunika kubikora yaragiye kundeba ikijisho sinzi aho kigarukiye nimba arebe gasanga nanjye yameze nk'ingwe iri hafi y'ingo ariko njyewe icyo nzi cyo nuko mama Nzovu afite defo yo gufuhira mama Sandrine ntabwo amafuhira aranamubona Nzovu aramufuhira yibeshye uvuge ikintu mufuhira ntabwo Nzovu yabyemera abonye umugabo nese undi manutse dutekereze dufitanye abana bane Sandrine afite 13 n'abahungu 3 bari abahungu wabashake umugabo ntibamwica nyine hari umugabo ushaka kuzana we afite ibyago byo gupfusha umugore akabatereka we nanzanemo babiri umugore wanjye bashaka kumuha umugabo wapfushije umugore nizina mumuha njyewe hari uwo akora apfa ariko abanza bakajya kunywa imiti iki uriya muti umugabo yapfushije umugore ni kuvuze ndi kuvuga hari abantu bihuza umwe n'umupfakare undi n'umupfakazi ndetse umugore wanjye n'umupfakare nyine n'urugero narapfese uhagaze ariko ntibashyinguye mpagaze atasha noneho napfuye mpagaze ngewe uciye bugufi nako ese ubu wenda mama Sandrine umutipe bahuye mu nzira mugasanga bifata agatoki mu kandi bakwigendera bisanzwe umutipe akabaza umutipe akamuza afite ese uracyari umukobwa ngo oya ngo nari umugabo n'abana ibyaranze umugabo yarapfuye wababara bakabana akarera bari abahungu 3 banza ariko ko kubarera ugize imana wabona nubareze ubu umunsi kano kamfite nk'ibihumbi 100 nese wagiye kukabarera nyine n'urugero nakubwiraga habutse umuntu wo kubita ngo wenda fata 100 hahira abana sari kubarera ikibazo kiri he kuri wowe wambaye amasogisi sinye nambaye amasogisi narakigano narebye kera tukikora kera rukumu wambaraga udukweto tukambara n'udusogisi wakuyemo amasogisi ubizi inkweto zikuyemo n'aya masazi turi kubona oya nzo nta n'utsi inkweto ahubwo sinzi banga yakamwana arabivuga yakamwana noneho yararyamye yibagirwa inkweto hanze imbwa zarazikuruye ashaka gufungisha umuturanyi wari wimutse iryo joro wazibye kandi imbwa zazijyanye imbwa manaze nadukubita udukoryo se Nzovu ko nabonye ko waza kabona ingendushi Gombazi mubaze ntabwo urongera kumvuga ko ari ingendushi wabona agiye kwa ngo sakwe oya sakwe biroroshye ari umuntu twaraye tuvuganye nawe uri hanze wambwiye ko azaba amafaranga yaje wadetirwa bingena manasi so mugino waje wa mutipe ni bari tayari yana mase tukaza w'amadolari ijana wa mugani turi bake twapfa kuryayo umwe ni 30 namufuze turatsinda icyo twa cameraman urumva twatsinda ngo amadolari ijana ngo gute Nzovu 30 cameraman tukamukubita 10 akajya muri korodoro kwiberaho neza muri korodoro ubona ko ari korodoro niba ari korodoro ese ujya mu cameraman ntajyayo anegera mutaga agahita atega vuba ngo hamagana ariko turakora ikipe imwe utsinda ni uyatwa akaha abandi kamera iriho ikibazo ntabwo akunda yarambwiye ngo tuzavugane ari samedi amubwire ko amadolari 100 dukeneye kuyatsinda ari muri United States of America muzana ari he United States of America tugiye inama ko twayasanga tugiye inama watsi ndoze twayagabana araba yitabye se sha nari mukayitabye nura turamuhuri kutureba nabi arimo kurya simone twamo gatumubaze Kenya iri mu kiye cyerekezo Kenya isigira ibyerekezo bingahe Kenya iri muri East Africa Gakenye ni mu kahe karere Gakenye ni mu kahe karere
Karurindi cyarapfumaguritse. hanyuma none se Gasabo iri mu kahe karere? Iri mu kahe karere? iri mu mujyi wa Kigali. Oya tubwire Gasabo iri mu kahe karere? Nuvuga ngo tugize ikibazo kiri technical problem. Tugize ikibazo cya tekinike. Ikibazo cya tekinike, abakunzi bacu bihangane kandi bagira ibihe byiza. Ntabwo ari amabuye, ni tekinike. Ariko rero kiriya kintu kijyanye n'inkomoko y'inka nzakibabwira turi kuri X-Large. Nzababwira inkomoko y'inka n'umwaka byabereyeho n'uwayibonye bwa mbere. Inka iyi bakundi bajya bavuga ngo umuntu uko umuntu yabuye ngo inka zabaye ikigero zari ikigirwamana. Pastor Mansa yaravuze ngo azatubwira inkomoko y'inka. Ariko ngenzi ko inka kirabarazisengaga. Nyine zitaraza nyine. Baravuga ngo mu Buhinde bazisenze nyine bazisenze zaje. Ndavuga ngiye mbere uko ziza mu Rwanda. Bakundi bavuga ngo umuntu ngo yose ari bavuga ngo yari inguge. Ngo yari inguge yagenda kura revolution. Hariya ni evolution. Abakozi bacu bahishiwe bategereje muzumva inkomoko ngo bahishiwe. Abakunzi bacu bahishiwe basonzeye. Pastor Manasi azabakubita inkomoko y'inka, inka zaturutse ukuntu zabayeho. Yego gatukure kujye gukorera ujye kwimenya.